barakurika dutangiranye hano n'umukobwa uri kwirukanka cyane, ndetse uwo mukobwa afashe no mu nda. Ku rundi ruhande baratwereka undi musore uri kugenda uri gucata mu nzira kubera kurangara. Umukobwa yise agonga umusore yari ari gucata telefone yihita imeneka. Umusore arangije ati telefone yanjye urayiriha. Umukobwa ati mana yanjye, ati mbabarira ntabwo nabishakaga. Umusore akamubwira ati suri kubona nzakura ahandi mafaranga yo kugura telefone. Agakobwa kagiye kugenda, umusore ahita amukurura ati uri kujya utandiye telefone, ndira telefone. Agakobwa karamureka gakomeza karirukanka. Umukobwa bigaragara ko afite ikibazo gikomeye cyane. Umukobwa yahise yinjira ahangaha mu bwiherero. Ni umukobwa ufite ikibazo, twabibonye ko afite ikibazo. Ni umukobwa agize gutya yumva ikintu, akura ahangaha abona nta kintu ari kubona. Arangije akura no ku gikuta abona nta kintu ari kubona. Umukobwa arangije areba hejuru, baratwereka hari undi musore wahise uza ahangaha. Umukobwa ahita avuga ati urinde, ati yewe urinde, ati ubutegereje gatoya, ati ndaje. Hano ni umusore uri kugira karuvati neza, ahita yumva umuntu hano. Umusore jana ari gutunganya hano karuvati, yumvishije umuntu hano mu bwiherero. Umusore arangije aragenda, umukobwa nawe gusa yamwikanze. Agakobwa karangije ati mana yanjye, ati singewe. Barakwereka umukobwa akiri mu bwiherero, hari umuntu wahise umwereza padi. Umukobwa arabibona ko bamwoherereje padi. Ntabwo tuzi umuntu woherereje uyu mukobwa padi. Baratwereka ako kanya mwarimu yahise azana wa mukobwa muri karase, ahita atangira kubwira abanyeshuri ati good morning banyeshuri, ati uyu ni mugenzi wanyu ndamubazaniye. Umusore mukuru mureba ngutya abona aramuzi. Umusore yitegereje neza abona uyu mukobwa aramuzi. Umukobwa nawe arangije ahita yitegereza uyu musore uri ahangaha abona aramwibuka, aramuzi. Umukobwa arangije agiramo amasoni. Umukobwa nawe arababwira ati good morning banyeshuri. Baratwereka ku wundi munsi abanyeshuri bari muri karasi ba Bifura bari gutera urwenya. Mwarimu ahita aza kwigisha. Ako kanya mwarimu yahise aza gutanga isomo, bahita bahindukira bahita bicara neza. N'abanyeshuri namwe murabazi. Umukobwa arangije ahita akuramo telefone. Undebera umukobwa ahita ashyira inyuma y'igitabo, atangira kureba utuvidewo two kuri TikTok. Umukobwa hirya Bifura ari gusinzira disi, ari gutura imitwe ku ntebe. Bifura wagira ntabwo azi icyamuzanye. Abanyeshuri bari kwiga, mwarimu ari gutanga isomo. Umukobwa arangije acunga neza ngutya ngo arebe nimba nta muntu umureba. Abona abanyeshuri bose barahuze. Umukobwa arangije ahita ajya mu gikapu cye, afatamo akantu ko kurya. Igisore gihita kimubona. Igisore cyahise kibibona ko umukobwa hari ikintu akuye mu gikapu. Igisore gikomeza kumwitegereza. Umukobwa arangije ahita afata ikayi ahita ashyiraho ngutya. Umusore ahita ahaguruka aravuga ati mwari mfite ikibazo. Ati reba uyu mukobwa ari kurira muri karase. Umwarimu ahita avuga ati ati ari kurira muri karase, ati ndebera mwari, ari kurira muri karase. Igisore kirangije ati aha ndakuraburije sha, ati ndakuraburije. Umukobwa yifata ku munwa ati mana yanjye, mbega igisore kiregana. Baratwereka ku wundi munsi mwarimu ari gutanga isomo ati logaritime 1 ingana na 0. Mwarimu ari kwigisha. Wa musore yasinziriye disi. Ni igisore cyiza. N'umukobwa ari hano yitegereza igisore kiranga. Umukobwa nawe ahita atangira ahita avuga ati mwari mfite ikibazo. Ati ikihe kibazo? Ati uyu munyeshuri ari gusinzirira muri karase. Mwarimu aravuga ati atari gusinzira. Mwarimu arangije ahita asa. Baratwereka Bifura. Bifura arangije aravuga ati oya rwose. Arangije ahita agikubita ati byuka wakigwa kiwe. Bifura arangije ahita yirebesha hirya. Mwarimu arangije aravuga ati niko sha uri gusinzirira muri karasi nta soni.
iyo uryama mu rugo ukareka kuza gusinzirira hano muri karasi, ati ntabwo uzi aho uburiri buri, ati hano muri karasi ntabwo ari aho gusinzirira, uri kumva? Igisore disi nacyo cyahise kimwara, kirangije gihita gikubita igipfunsi ku ntebe. Barakwereka amasaha yo gutaha yarageze, umukobwa azinga ibikapu bye ngo atahe. Umukobwa arangije ahita afata akabage ke agakubita mu mugongo ngo yitahire. Umukobwa arangije afata igikapu cye, umukobwa agiye kugenda, umusore ahita amubuza kugenda. Yajya kugenda umusore akavuga ati ariko icara, uri kujya hehe? Uri kujya hehe? Icara. Umukobwa arangije ahita ahaguruka ari kureba inyuma, ati kuri kumbuza kugenda, ati ni ukubera iki? Ariko umuryango urafunguye wataha. Iyo umukobwa arangije ararakara, ati kandi njyewe naguhondagura. Agakobwa karangije agafata ibitabo byako, ati kandi nabigukubita mu mutwe. Umukobwa arangije ahita amukubita mu mutwe, njyewe kandi. Umusore arangije ahita yitegereza igikobwa kiri ahangaha. Barakwereka ku wundi munsi, umusore yaje ari kwirukanka, inkweto ze zahise zifunguka amarase, ahita yunama afunga amarase. Barakwereka inyuma hari pifura yahise aza ahita akubita umusore umugeri ku kibuno, umusore ahita agwa mu maguru y'umukobwa. Agakobwa karangije ati kandi wa gisore we narakwiyamye, ati uri kunkorera iki mu maguru? Umusore arangije aravuga ati oya ntabwo ari njyewe. Pifura aravuga ati mana yanjye. Igikorwa kirangije kiramutuka, ati wari ugiye gukora iki? Umusore arangije aravuga ati ntabwo nari mbishaka rwose. Umusore arangije arirukanka, agakobwa karangije karasakuza ati mumufate, ati yarangiriye mu maguru. Pifura arangije nawe ahita yirukanka. Baratwerekana none muri karase, abanyeshuri bari kwiga. Wa mukobwa yahise aza n'umujinya mwinshi, afite n'amazi ahita yamena ku musore, yahise yamena ku gisore. Abari muri karase ati bigenze bite? Agakobwa karangije agahita karambika icupa hasi, ati ntasani weho kunjya mu maguru. Umusore arangije ahita ahaguruka, ati ibi ni ibiki uri kunkorera wa mukobwa we? Ati uri kunkorera ibiki wa mukobwa we? Umukobwa arangije ati nanjye kare wangiye mu maguru, ati wangiye mu maguru. Umusore arangije ati reba ukuntu ngize. Umukobwa agiye gukubita umusore urushi, umusore ahita amubuza. Ni pifura ndetse n'icya pifura ahita abasobanurira, ati ni njyewe wabikoze. Ati umusore yari ari kunama ari gufunga arase, ndangije mpita mukubita umugeri ahita kugwa mu maguru. Umusore arangije ahita areba uyu mukobwa uri ahangaha. Umukobwa nawe ahita amureba, ati reba ukuntu ngize wa mukobwa. Umukobwa yahise agira isoni, azi ngo uyu musore yamugiye mu maguru abishaka. Umusore arangije ahita yitegereza cya pifura, n'ibiki wakoze wa muginga we? Umusore yahise arakara ahita akubita cya pifura. Umusore yitegereza cya pifura nkawe. Bahita batwereka kundi munsi nanone, abanyeshuri bari muri karase bari gufata note. Barakwereka wa musore ntabwo ari gufata note neza, ari kwitegereza agakobwa karanga. Umusore ari kwitegereza umukobwa uranga. Umusore arangije akora inyuma, sinzi ngo agiye gukora yiki. Ni umusore akoze inyuma, ahita afata note noneho neza, ndundururundu. Kumbe igisore cyakoze mu mufuka w'umukobwa. Umukobwa arangije ahita avuga ati ariko uri mu biki waretse wa gisore we? Ariko umukobwa yavuye hanze avuye gukaraba, ahita aza kwihanaguriza kuri iki gisore. Kanguhanagurizeho. Umusore arangije aravuga ati nawe reka wa mukobwa we, ati reka. Umukobwa arangije ati si wowe, ati wareka nkihanagurizaho. Umukobwa atangira gukinisha umusore. Umukobwa arangije afata agapapuro ahita agafatisha ku musore. Umusore arangije aragafata amuhereza n'akandi. Umusore nawe ahita agafata nako n'udupapuro. Umusore aratubika, wareka nkiyandikira wa mukobwa we, amuhereza n'akandi. Ari kugenda amuhereza utuntu tw'udupapuro, sinzi ngo umusore ari kwifatira note byanamucanze disi. Barakwereka bari kwandika, bari gufata note.
Umusore kugira ngo utya yabonye igikapu cy'umukobwa, umusore ahita agitora. Ukurikiraga filime, igisore cyahise gifata igikapu cy'umukobwa abahita bakirwanira. Mwarimu ahita abibona ati muri mu biki mwa banyeshuri mwe? Mwarimu aravuga ati ita usohoka none ahangaha wa musore we. Ati nta soni kurwanira muri karasi. Umwarimu ahita abwira umusore ati wowe sohoka. Ati aka kanya ahita usohoka. Umusore disi byaramubabashe. Mwarimu aramubwiye ngo natahe ngo nasohoke. Bahita batwereka umusore yahise azinga amakayi ye ngo yitahire. Bigaragara ko bamukubise n'aka wikendi we. Umusore hari akantu yasize aho ngaho. Umusore yasize agakayi ke. Umukobwa yahise akabona, arangije ahita amubwira tusize ikayi yawe. Umusore ntiyabyumva. Umusore arakomeza. Umukobwa yahise atoragura ya kayi, arangije ahita atangira kuyireba muri iyo kayi. Umukobwa atangira kureba muri iyo kayi, arambuye mu kayi asanga ni twa dupapuro yagendaga amuhereza. Bahita batwibutsa igihe yagendaga amuhereza twa dupapuro ndetse n'udushushanyo tw'utunyugunyugu yagendaga amuhereza. Umusore n'igihe yabaga asinziriye akagenda tumuhereza, n'igihe yabaga atabizi akagenda tumushiraho. Ni umukobwa yagendaga tumushiraho utuntu tw'utunyugunyugu bari kutwibutsa. Umusore yahitaga atubika yarangiza akadushira muri iyo kayi. Umukobwa disi yakomeje kwitegereza ibiri muri iyo kayi. Barakureka hari undi munyeshuri wahise ubibona ahita aza mwaka ikayi. Aravuga ati zana iyo kayi ndayitahana ndayimuhereza ni inshuti yanjye. Ati ndayitahana. Agakobwa karangije karaseka cyane. Baratwereka ku wundi munsi nanone aba banyeshuri bari kwifotoza. Igihe bari kwifotoza, abanyeshuri bamwe bahise bamanuka bahita babarya agafoto ka bonyine. Wa mukobwa na cya gisore bahita bahaguruka. Bigaragara ko abanyeshuri bari babipanze. Bifura ati ewana, ati babariye agafoto keza. Barongera barifotoza. Umukobwa yahise yegera umusore agiye kumusoma, ariko si dore ifoto ya karase. Bahita batwereka nanone hano muri karase wa musore disi bigaragare ko yagarutse ahita akurura umukobwa n'imisatsi. Cya gisore gihita kimukurira imisatsi. Umukobwa yahise abirinduka ari kuvuga nabi ati ariko wa musore wandeka ati nkuriye imisatsi. Umusore arangije aravuga ati njyewe. Umukobwa aravuga ati we, ati ni wowe ubikoze. Umukobwa arangije ahita areba imbere. Igisore kirangije kiramwenyura. Tubatwereka nanone Bifura ari kumwe na wa mukobwa. Bifura ari kugendera amwereka ibintu muri telefone. Wa musore ahitaza ati ariko Bifura igirayo, ubu uri kuvugana iki n'uyu mukobwa? Ati nk'uyu nguyu muri kuvugana iki koko? Ati wagiye Bifura nkawe. Umukobwa arangije ahita arakara. Igisore gihita kibirinduka ati ariko iki se iki? Ati iki ntabwo mbona. Umukobwa arangije yitegereza igisore. Igisore ni cyiza mama we. Igisore kirangije gihita kimusiga aho ngaho kirigendera. Bahita batwereka nanone wa mukobwa ari kugenda. Umusore ahita amutangira. Umusore ahita avuga ati ariko iki? Ati wa mukobwa we iki? Umukobwa arangije ahita arakara. Umukobwa arangije ahita yisubirira inyuma. Ni umukobwa ndetse igisore gikomeza kwitegereza umukobwa uranga. Barakwereka undi mukobwa hano Serine ahita yereka wa mukobwa ati reba kiriya gisore kiri gukina. Ati ndagifana cyane. N'umukobwa agafana adafanye. Umusore ari hano ari gukina basikete agiye kunaga ahita abireka. Arangije ahita areba inyuma ahita anagira bagenzi b'umupira. Arangije ahita aza. Ni umusore arangije ahita azanga ahita afata amazi ari ahangaha. Ati amazi ni ayande. Umukobwa ahita avuga ati ni ayanjye. Ati ikindi kandi ntabwo nakwemerera kunywera ku mazi. Ati ntabwo nabyemera. Umusore ahita agakurura imisatsi igirayo ninywera amazi igirayo. Igisore disi cyahise kimwereka akarabyo. Umukobwa yikora inyuma ati ehe. Bahita batwereka nanone wa musore na wa mukobwa. Umusore ahita afunga inguni disi. Igikobwa kimwitegereza mu maso.
n'umusore aramwitegereza, igisore ni cyiza mama we. Umukobwa arangije ahita anyura munsi. barakubeshe njye ntabwo bajya banereta. Umusore none ahita ashyiraho amaboko yose. Umukobwa akomeza kwitegereza, igisore kiranga, ni igisore cyiza, n'umukobwa ni mwiza. Umukobwa arangije ahita afata umusore amaboko, ahita ayamanura muri ubwo buryo, akurura na karuvati. None ngaho mbwira n'agafilime nuko kagenze.